So hello guys, mumeze mute nizere ko mumeze neza. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu nabonye undi mu besto. Urambwiye ngo ntunshaka. Get out of my life. None se nuze kiza wabuguma aho hantu ukora iki? Nyine reka twizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe tujye kubagezaho amakuru bagezweho kano kanya. Iyi nkuru ni inkuru idasanzwe. Nyambo na Titi Brown ntabwo babanye neza ndetse byavuye ku kuba bari babiziranyeho, ubu babigaragarije no ku mbuga nkoranyambaga kuba bakurikirana. Kugeza amaginga ya Titi Brown na Nyambo Jessica nta n'umwe uri gukurikirana undi ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndetse Titi Brown we yamaze no gusiba amafoto n'amashusho byose byamugaragazaga ari kumwe na Nyambo Jessica, mu gihe Nyambo we akiyafite amafoto amwe n'amwe ari kumwe na Titi Brown. Amakuru benshi bakunze kwita ay'abamotari avuga ko amakosa yaba yaraturutse kuri Nyambo Jessica, ndetse hakaba harimo n'ibyo gucana inyuma, dore ko aba bakundanaga ariko muri sosiyete no ku mbuga nkoranyambaga bakaba baravugaga ko ari inshuti magara cyangwa se ibyo twita ababesto. Mu kiganiro Inyarwanda TV iherutse kugirana n'umunyamakuru wa filime Aisha yemeje ko aba bombi ubwo ni Nyambo Jessica na Titi Brown bakundana, ndetse ko nta n'igitunguranye mu gihe cya vuba bashobora gukora ubukwe. Aisha ni umwe mu bahora hafi ya Nyambo na Titi, dore ko bose bakinana filime. Mu gihe uyu mubano waba bombi utifashe neza, twabakusanyirije amafoto agiye atandukanye agaragaza bimwe mu bihe byiza nyine uyu musore n'inkumi bagiye banyuranamo, mwagiye muyabona mu bihe bitandukanye. Guys, iyi nkuru najye ubwanjye nayumvise numva umutima wanjye ugize ikibazo, kuko ukuntu twagiye tubona Titi Brown ndetse na Nyambo mu bihe byiza bagiye binjoyinga life, tukabona ko bizavamo ikintu kidasanzwe. Gusa ubu nta n'umwe uri gucana uwaka n'undi, ibintu byakomeye. Tutari urumva Titi Brown we yamaze no gusiba amafoto amavideo amuranga mu bihe bitandukanye, ibihe byiza yagiye agirana n'uyu mukobwa Jessica Nyambo. Abanyarwanda ni inkuru iri kubageraho benshi byabababaje, gusa ntabwo turamenya neza imva n'imvano cyangwa se ninde impamvu yaturutseho kugira ngo habeho gutandukana. Byari bimaze iminsi ari ibanga, ariko noneho babishyize ku mbuga nkoranyambaga, babishyize hanze. Gusa icyo tugiye gukora, tugiye gutohoza tubashe kumenya ninde intandaro yo gutandukana, ninde wabigizemo impamvu kugira ngo habeho iyi case yo gutandukana, ku bintu tutakekaga, ibintu tutuyumvishaga ko byashoboka yuko aba bombi bashobora gutandukana. Guys, gusa ni inkuru ibabaje, ni ibintu bibabaje, nanjye ubwanjye kubyakira byananiye, ntabwo ndabyumvisha neza. Gusa amakuru turakomeza kuyakurikirana umunota ku wundi, isaha ku yindi, kugeza tumenye imva n'imvano y'ibi bintu. Gusa amakuru yizewe atariho ivumbi byo gutandukana, batandukanye biri official, ntawe uri kuvugana n'undi, za enjoyment bagiye bagirana nta n'umwe uri kuzigirana n'undi, nta n'umwe nyine uri kuvugisha n'undi. Guys, ugiye gusesengura mu bihe byashize amavideo iki, bagiye barishimishije bikomeye cyane, babeshya abanyarwanda ko ari ababesto, ubundi barakundanaga bya nyabyo. Nk'uko Aisha rero baba hafi yari yavuze mu itangazamakuru ko bashobora no kuba bari gutegura ubukwe mu gihe kiri imbere, nuko amakuru yari ayafite neza yuko bakundana bya nyabyo bitarimo by'ububesto. Rero uwo mubano wabo wamaze gucika. Ni inkuru ibabaje, gusa turakomeza tubagezeho update
nk'uko twabyemeje hano kuri Bikorwa Official. So guys, reka twizere ko mumeze neza. Intangiriro z'umwaka wa 2025 zikomeje kubagendekera neza. Turabakunda cyane kandi tubashimira ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, natwe dukora ibishoboka